ariko nta kibazo nubwo ntabagura ikariso mbagura ikariso bita ingwe urayizi ingwe Namukobwa ucyambara ikariso abona ni abaturage. Wambaye se ucyambara ikariso. Si umuntu ugiye bakugura igitenge ukashyiramo ikariso y'iki kandi byose wabipfutse. Kindly na mugabo nshaka. Wenza kugura string yende mu kabuno none. Nje na kariso nambara ni wigore. Irahiro ubu nta ni wigore ko sindi umugore wawe. Akinyuma sinzi kugatanga sinzi kugira ngo uzagahanza vuba. Reba nzovu. Utarota nketa nkwereza urushye nketa nkurangiriza. Nagize ngo nawe uzakama do. Reka nkore nyine reka numve reka nanjye ejo bundi nagiye kundaya ukigira ngo kwarisa sha ne nsanzwe muha igihumbi sibyo yarambwiti nzovu sibyo ubu wajya guma igihumbi ariko ni ibihumbi bibiri ndamwese kubeye impamvu nambara ya Ukraine ndamwise nawe icyo kintu cyawe kinywa lisansi ibitwa bya kirimbuzi byakigizeho birakera sa kugira ngo nawe urize kiriya kintu wamuhaga ngahe igihumbi imbere akankubita ituru ubu ngubu barimo gusaba bibiri nge ntabwo itura bibiri ikigengo kubera nase kinywa risasi sinagusiko cyuri nase kinyara risasi ko kinyara inkari uwo mugore we ko wamusize ntabwo umunyaza ngaze cyangwa arumye nese basigaye banyara risasi ko nese uwo mugore we ko wamusize so ufite umugore n'abana bane arumye naga gifite nk'icyo mbeba afite umugore ariko wakubyaye ugomba kumwubaha yego ye umwubashye ute kandi ugiye kurongora ikindi yega bura nazo zifata neza abagabo nimba mpaka inyuma se basigaye babita indangamirwa nje nyiraguhirwa ndiswera ntuzagira ikibazo ndiswera namwoza ibirenge hano nkazaza makuba na sitruwaye sibyo kugira ngo gikomeze kiba inzobe abamisi ntago abanza kubapima kugira bamenye ko ari amasugi imbere yo kujya muri Miss Rwanda si babapima se ngwiki ngewe iryo pima ntaryo nzi bazarinzanire bapima ukuntu umukobwa ari isugi nyiri kugupima ari we noneho Umutako TV ni wane ni wane abadukurikiye bose Umutako TV ni wane. Okay, ikibazo ndi kubaza ni waneza. Okay. Introduction, let's go Giri. Take your mic. Is it right now? Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane reka ngusuze woherere mu duce tugiye dutandukanye. Uyu ni Umutako TV ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe. Reka nshimire team tubana ubuzima bwa buri munsi ku buhanga bw'ibyuma. Uyu ni Umutako TV kuri kamera zacu murimo kuhabona NZOVU ndetse na REHEMA. Ushobora kuba ufite igitekerezo ufite inkuru bad for what? Baddest bitch in KIGALI. Kabaye. Sitaki miewu. Ushobora kuba kandi nanone ufite inkuru wifuza kunsangiza igitekerezo ushobora no kumamaga kuri nimero yanjye ni 0782477123 cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp. Ndi kumwe na REHEMA ndetse na NZOVU tugiye kuganira nabo nyuma y'igihe kinini cyane kandi REHEMA avuga ati mugomba kuduhuza na NZOVU. Ati NZOVU hari inama ashaka kumuha bira bintu byose ngo NZOVU abagore batatu ngo NZOVU abagore batanu ngo NZOVU ngo ibi niba ati ndashaka kuba nagira ibyo nganira nawe. REHEMA urabyumva gute ubyakiriye gute kuba kakanya uri kumwe na NZOVU? Abacitse uyu munsi nabacitse ndi kwa REHEMA gasukwe nese ndo wakane oya wowe ubaye uwambere ugiye kubavanamo bose abagabo bose nuko umugabo yakujeho adakubwira ukuntu baye uwambere kandi azize batanu mu rugo. Kindly let me greet all people ku Umutako TV. We love you so much. So mwonge mwanumiye nagarutse ni waneza. Icyo navuga abagore batatu mbariyosije tuyigarukeho nyuma. Kuko nge ndashaka imifungo bame nipaka imifuka yabikame ngira pikaze nsanye warahimba kubye kane iyi business nanjye ubwanjye yankanaze mind bank igisare. So I don't want to say too much.
kuva njye nkivuka sinigeze menya mama wambyaye, sinigeze menya nyiraguhirwa. Njye nitwa nyiraguhirwa mana. Nyiraguhirwa sha. Wahiriwe n'Uwiteka Kasogi. Uwiteka ma nyiraguhirwa. Njye ntabwo Imana yakumpaye. Oya yarakumaye nyiraguhirwa. Nyiraguhirwa usibye ko udatuma nk'ibintu bindi. Usibye ko ufite izina rye cy'abakecuru nyiraguhirwa. Ibintu bindi se wowe biki? Njye nanyweye inganji n'ubundi byanditse hariya. ubwo nyine wowe urasoma wese kusoma we wasoma by the way se kutaryama hano neza ubundi wowe Kasogi ryama nyine uvuge utunga abagore batatu nkandi nyiraguhirwa wowe uri igiki buri wese se umuhereza ipasho umva ndi umugabo ushyitse ubu guri ibitenge bitatu buri kwezi wowe banyita nzovu sibyo inzovu ndebera ndagaswingi nyiraguhirwa genda gukunda bye umva umukunze gute uyu munsi ari nabwo mu gihura urumva atari ikibazo rehe ahise agukunda se agakanya rero hari ibintu umuswera umuswera hari ibintu umuji avuga hari ibintu umuji avuga nkumva mind yewe ewana mbonye nk'iriya nkoko kabisa reba iriya nkoko sifite amataye bagiye kwikokereza mu kanya humura wese utayishyura ko mbizi ndi buyishyurire n'abo bagore bawe ko nta n'umwe ugurira igitenge bwe wazumbwira mani ibigabo bitagura ibitenge bizajya bibigura mani hari umuji usanga mu bana atanakugura agatange gakwambike ariko nta kibazo nubwo ntabagura ikariso mbagura ikariso bita ingwe urayizi ingwe nta mukobwa ucyambara ikariso abona abo ni abaturage ucyambara ikariso si umuntu ugiye bakugura igitenge ukashyiramo ikariso y'iki kandi byose wabipfutse ubwo si igihe utamugura igitenge ngo iki ijipo yakwambara ijipo ntiyambaremo ikariso ahubwo wamugurira ikariso y'ingwe akaba ariyo yambara yonyine nizo twiyambarira kindly nta mugabo nshaka nzakugura sitiringi yandi yo mu kabuno noneho njyewe nta kariso nambara ntiwigore ubu nta ntiwigore ko sindi umugore wawe nyiraguhiko ngukunda ngira ngo urabona yuko rero ibintu ntago byaza kubona ruca turi kumwe na Nzovu ndetse kandi na Rehema tukaba tugiye kuganira nabo nakubwiye ko tukiri Umutako TV ndacyari MC setting nkuko bisanzwe hari ibyo rero Rehema yifuza kuba yaganiriza Nzovu niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none tugerageje kuba twabahuza kugira tube twakwana nabo ikiganiro nizere ko dutangiranye turaza kugerana ku musozo w'ikiganiro ngaho rero ubu none ni igice kubwira Nzovu butumwa ki wari waramugeneye jewe butumwa namugeneye Nzovu kandi uri n'umusitari tumuzi henshi right abamuzi baramuzi ni umukinnyi w'amafilme from kera na bankanyombya baramuzi bose ariko nje nabonye inkuru iri trend ivuga ngo afite maybe baba is it 1 is it 3 I don't know I was so fucked up umuntu mugufi nk'uyu watunga abagore ababebi nabo basigaye bansebya abagore nabo basigaye ababebi nabo basigaye bansebya ariko njyewe I was thinking ntago ari we wenyine na Prince Kid si we wenyine nafite bane se ntago ari bane Prince Kid ugiye kubabara abagore be urahatakarira wese ko afite amafaranga wowe udayafite tumwore Prince Kid nako hariko abakobwa n'abakire ega burya iyo uronga abagore benshi bagomba kwitunga nase burase nago bamuhaye imodoka ni mushahara buri kwezi abihumbi 800 mfite ayahe akinyuma sinzi kugatanga sinzi kugira ngo uzagahanza vuba reba Nzovu utarota nkahita nkwereza urushye nkahita nkurangiriza nagize ngo nawe uzakama do reka nkore nyine reka numve reka do nabyo byari birimo so I was said waruze ngo babahaye imodoka n'umushahara w'800 nibyo ushaka dukomereza hose navuga byinshi aho nanarira ntabwo nshaka gusuka amaranga mutima yanjye abakobwa babakire bari kurega umugabo wabakijije fo ntabwo mbishaka kubivuga wenda tutarajya no kuri ibyo ngibyo by'ikiganiro tugiye kujyana hagati yawe na Nzovu bari abakobwa wa mugani abahe avunga urimo kuvuga sinkubaze kuri Miss Rwanda yarinje wallahi Miss Rwanda ari kubaho yarinje kabisa akundi rero ubu byibura wagarukiye nko mu kangahe ishuri ko Miss biya bisaba kuba waranje university byibura warize kandi nanone hari ibibazo primaire
segonderi. Kandi nibo bakira. Surumva atari njye Miss Man. As my English, as I know the way I can talk, as the way I'm looking sexy, I'm already your Miss nigga. That's why I already say there is no any girl who is better than me. No way. Even if you have big ass, I am beautiful than you, bitch. Na Miss Jora byumve. Oya. Boss. Beautiful man. I know English. Na projet ziba zihari. Batugereho se ngo zarariye. Ngo dufite amatatuage bw'abanyina. Mwe mutangira izo modoka. Let's we stop there. Batangira iki? Izo modoka nyene bazitangira tours. Ni bidanje se ntago tubizi twese. Bazibaye ritu. Oya urona niga yakoze project. Urumva umwiza muremure. Mani maze abaswera pima metero. Ndi igikuri. Se naba minsi gute. Barashya nka nyina wambogo. Nyina wambogo wose uramusumba. Wanjye pima metero 35 genda basomba. Ubwo urikumva watwitse. Ko n'ubu nzovu yicaye ku ntebe ibirenge bye bitari gukora hasi. Ako nzovu nayo ni umustar umuswera. Cyakora iyo ni brand yawe. Uziko nicaye gutya nkareretesha amaguru ntacyo nagu. Ntiwakima? Ntacyo nagu. Igiki? Cyuwiteka yandemeye. Amara nakuvuza. Yandemeye maniga. Yandemeye, right? Cause for me, you see this nigga after abagore batatu. Prince Kid yari afite bangahe? Ni bangahe? Abagore batatu baraba. Buretse. Yose twabimenye. Ese kasogi ntago ari we bitrendinga hano. Nge narabamuhaye. Mani nayo wimamagara rwose bituma ngira satani. Wasanga ugiye kumwanga. Ibyo byose ariko by'abagore be twagiye tubimenya ariko bigiye hanze kuri Prince Kid. Okay. No uyu we yabyishiriye hanze. Abagore bane. Ni bane ni. Nzovu harya ni bangahe? Mfite umugore umwe twabyaranye abana bane nkagira n'inda bita Alisa ariko Alisa twaratandukanye ubu naramwanze. Indi ndaya ni ufite. Nze ngo nkagira n'inda bita Alisa bivuze ko mukiri kumwe. Oya twarashwanye inda yase. Iraguhombye gusa ku mugana mugenzi wanjye ngo ibitenge ntubagurire ibitenge ibiki. Oya inda ziradukosoma cyane. Hako ndaya nagi. Ubu ejo nagiye kwitireta noneho. Ndaya ni konsoma biterwa n'uru. Reka mbikubwire. Terwa n'amafaranga ufite. Namuhaga igihumbi. Ese Prince Kid ntabwo baherezaga imodoka gusa. Na miliyoni. Arize se yaba n'ibihumbi 800 bya buri kwezi. Se yabaga avuye byibura muri pocket ye. Yabaga avuye mu mufuka we. Prince Kid nari njana n'inskari ufite wari ufite inspiration backup mu maboko ye. Never. Ntago ari we. You are lying. Okay, niba atari we sinibaza impamvu afunzwe. Ko nawe ushobora wakora project runaka ukagira uburyo as support. Okay, your project ni yande. Yariye. Thank you. Niba project ari yawe aka kanya ukaburi kuregwa. Right? Ko wajunnye sicyonye kujuna ni kujuna to fuck kurongora aba baby somehow kungufu abandi biyobya bwenge something like that ariko na nesara umubebe kurura widatarayikurura na rimwe kwari danje nanjye ejo bundi yo nagiye kundaya ukigera ngo kwarisa sha nensanzwe muha igihumbi sibyo igihumbi kiki wakimuhaga wowe icyo gihumbi ngira ngo nibura amituro cyari igiki cyo gihumbi wabaguguze inguze nyine thank you wabuguraga igihumbi none we usigaye mu rugo ceceka umugabo ujya gutanga impundu y'imvange usikira kibiraye kigeze kuri 5 ni inda yanjye akambwira ibintu nahuye nabyo yarambwira iti nzovu sibyo ubu wajya guma igihumbi ariko ni ibihumbi 2 ndamwese kubeye impamvu nambara ya Ukraine ndamwise nawe icyo kintu cyawe kinywa lisansi ibitwa bya kirimbuzi byakigizeho birakera sa kugira ngo nawe urize kiriya kintu wamuhaga ngahe igihumbi mbere akankubita ituru ubu ngubu barimo gusaba 2 bibinge ntabwo itura 2 ikigengo kubera nase kinywa lisasi sinagusiko cyuri nase kinyara lisasi ko kinyari nkari uwo mugore we ko wamusize ntabwo umunyaza ngaze cyangwa arumye nese basigaye banyara lisasi ko nese umugore we ko wamusize so ufite umugore n'abana 4 arumye naga gifite nk'icyo mbeba afite umugore ariko wakubyaye ugomba kumwubaha yego umwubashye ute kandi ugiye kurongora ikindi yega bura nazo zifata neza abagabo nimba mpaka inyuma se
basigaye babita indangamirwa cyangwa abatanga ibyishimo byongeraho narebye abatanga ibyishimo njyewe mbizi uzi ibyishimo byahariye ukinyuma kundari ariko umugore wawe aragakumbuye ntabwo yagwaka inyuma we nari ikintu wazumbwira we umugore wawe wowe surongora abagore bane uri Prince Kid se uri kubera iki se ubwo wowe ibere ndimbati bakujyana ku gihumbi ntabwo nzarongora abana ngiye murambivuga zirongora abantu bari hejuru y'imyaka 25 iyo igihumbi se twabwirwa n'iki myaka ifite ni umukecuru do nibibazi umukecuru afite imyaka ingahe nibibazize ngo babimenye ataye umugore mu rugo ndimbati se afite umugore ataye umugore mu rugo ariko umenye ko ndimbati yarongoye umwana afite 17 amuha neza uriya mugore ndimbati yivugiye ko nawe yaguze nk'indaya nk'uko kwawe mwebwe ari bimwe mutumva mani mwe nk'abanyamaguru ubundi nkawe mwari ibintu wamutumva muri manye atumva gutese niba ubyumva neza tubwiye yuko uwo mugore ari umukecuru ntatubwire uwo mugore ari afite imyaka ingahe uwo wahaye igihumbi akacyanga kuvuga ko cyuriye ari 2 sabe ngo mujye mwese kugukuzira ibyishimo happiness umuntu wo hanze atanga neza atanga neza tukira aho ngaho Rehema yaramaze kuvuga ati namwe hari ibintu mutumva kwanza uwo mukecuru uvuze cyangwa se kuvuga ati ngiye ntago nzajya njya mu bana nzanyamera ku myaka 20 ntago nzamera nka ndimbati yego aha none ayiguriza afite ngahe kangwa n'umupira aho nese kugiye kwiyambura nawe arabihinduye shit ku magare shikarete igura 5 ngo shit iki shit ku magare shikarete igura 5 ni wonesa nje ndishimye mana nje ariko bivuze kutworohera ufata abagore bane bose ukabashukira mu nzu zitandukanye inzu ya 10 ngo nkwe uyu wamuza n'umugore wanjye bangambanira banyica ashyigikiye ugafasha icyemezo cyo kuvuga ngo NZOVU nge ndemeranwa na Rehema winyemera ndemeranwa nawe ibyo uvuga simbwiye ngo ndakwemera barareka mbabwiye bari kundeba maniga umuji umuhaye respect yawe singaye na Joro babwiye ngo Joro zo wagize ngo agiye kubabwira ngo ni inyana zimbwa atarakoze analyze nanjye ndeba analyze yabo turi kuganira dutera story nkareba nkasanga analyze zabo ewana niba Joro yaravuze ngo ni inyana zimbwa ubu noneho NZOVU nawe abaye inyana y'imbwa mbaye inyana y'imbwa ego kuyipusi nawe ako mbaye inyana y'imbwa wawe niyo mpamvu wisute niyo mpamvu uteka Yesu Kristo we uriya ndashaka no kongera guhindukiza intebe gute saba imbabazi bane abagore bane akabarenga akajya kuguranga indaya y'imumbi imana ngo n'umugore bafitanye abana bane ako gaciro icyo gihango ibaze noneho uwo mu baby naramuka avuze ngo reka nte uyu mugabo ari kuntesha umutwe ari kumbabaza akajya kwisundira inyonka Rehema bazavuga ngo uyu muntu Rehema iniyashakira kuwazingezayo noneho naturayo wumvisha inzozi z'abagabo izi ni inzozi z'abagabo ngenge nkunda kuganira n'abagabo inzozi zabo nta gahunda gifite yo gusubira umva reka abo bane mbirukanye bose sigane nawe nje nyiraguhirwa ndiswera ntuzagire ikibazo ndiswera namwoza ibirenge hano nkazaza makuba na struwaye sibyo kugira ngo gikomeze kiba inzobe uyu mwana ni mwiza nukuri kw'Imana bamugwaye mwishuka wajya umukubisha struwaya yo kugira ngo akomeze abinzobe uzi ko mu mujyi wa Kigali we wa mbere nabasha Dibu ntago bazwi cyakora ibyo ndabyemeye Dibu nagazwi neso wewe warabona Shadibu kuva wavuka naramubonye uriya nabadebeni ngiye twakuranye ibi okay Shadibu waramubonye naramubonye mwari mwakorana nawe ikiganiro oya ntago turakwana ikiganiro ngiye mvugisha ukuri reba Shadibu rero mu maso yawe ntarebe we murebe cyangwa Beyonce cyari Hana bad bitch urimo guseka ndamaze ngiye mani narababaye kubera mani story bari kunganiriza nta nubwo narira hano ngo mubibone ndire kandi mu filime ngo Rema yarize ndirira mu mutima oya turabiseka it's a good story no ubaye umugabo niyo mpamvu avuga ngo amara y'umugabo atemba ajya mu nda we ntiwarira nawe atemba ajya mu nda se yanjye ni uri kunswera ntago yashoka ndahira hashoka iyo uri gushakisha iyo bakubabaje se
njyewe wambabaza nkubaza iki se ugiye kuryoherwa nturangiza ugahiturira ariko sha izo ni furi iyo ni yandaye ibishaka kubwira ngo byahe nta no kuva ko abatari kubabara uyu nguyu yababaza abo bakobwa ntago baba ari kubabara ntabwo ari njyewe Imana ishimwe Imana ishimwe wamo umutwe byose bikinjira nkaturamo byose bikinjira nkakurura mvuga ngo we bana kajagari muri pozompa ubwo ni ukuvuga ko n'umutwe wanjye nawe wajyamo wowe reba wunamye ntago wakubona tuvugisha reba iki urabona kunye tutareshya umva umuswere nyamara nubwo ndi bakurura ibirenge byawe neza ntabwo ndi mugufi oya uramaze ubugufi bwacu ni nabwo budukijije oya nta nicyo butwaye kuko nanjye ntabwo ndi muremure ariko shaka ko akaguru kawe gasomba kanjye ubu twese dutwayemo twanjye amburiyaje sinyishyikiye ahubwo rero ikiguru cyanjye ndagasukura ari ikiyobe kanyo hari n'igi imbwira ngo jane ufite ibiguru wacu kirambuye cyegeje n'icyanzovu turebe ajya arabimbwira shaka nkumva nibyo kumvisha karibyo niki like abagore ukuntu turemye cyangwa abakobwa cyangwa igitsina gore urangaje wakoresha nta kibazo dukura like njye narabivuze nta mukobwa w'isugi wigurisha aka kantu muzajye mukandika ahantu nta mukobwa w'isugi wigurisha ntabwo watanga ubusugi uri kwigurisha koko umuntu atangira kwigurisha wenda tugiye kuri bariya bose barimo kuvugwa muri schedule zabo na Prince Kid bivuze ko n'ibyo byose byatangajwe nyuma cyangwa bikagaragara nyuma batari isugi nta mukobwa w'isugi n'undi ndetse wabisugi ukaba misi ko misi bagomba kuba ari isugi niyo uri isugi ukajya gusaba ahantu akazi bose akagusaba ituru ubizi ko kazi ukabuze ugatangira aba misi ntabwo babanza kubapima kugira bamenye ko ari amasugi mbere yo kujya muri Miss Rwanda si babapima se ngwiki ngewe iryo pima ntaryo nzi bazarinzanire bapime ukuntu uwo mukobwa ari isugi nyiri kugupima ari we noneho nyiri kugupima nawe yashyizemo nese wakumva ute ukumva ari isugi yego byo gupima niba ari byo gupima uri kumbwira aho turemera oya ntago ariho ndimo kuvuga bivuze ngo gupima ni ukubanza ukamwumva gupima ni kuri kuvuga